ngo ahora gusebya, ngo ahora kuvuga, ibyo nibyo biguhangayikishije. None uragira ngo akore iki? Ibyo nibyo ashoboye. Nta munsi n'umwe uzasanga ihene iri kwabira, nta n'igihe uzasanga imbwa yahebebye. Kubera iki? Kubera ko imbwa iramuka n'icyo ishoboye. Ntuzigere na rimwe wemera gufata ibyo ubonye mu gihe cyose uzi ibyo ushaka. Umuntu uzi ibyo ashaka ntafata ibyo abonye. Burya ni kenshi mu buzima umuntu ahora ahanganye n'intambara zitamureba, ugasanga uri kurwana n'abantu kuko bavuze, buri ibyo bavuga nibyo baba bashoboye. Ntabwo uzasanga ihene yabira, nta n'igihe uzasanga imbwa iri guhebeba. Impamvu ni iyihe? Ni uko uwo muntu nibyo ashoboye kandi ntuzamwica. Ntugatere imbwa yose imotse ibuye kuko ntiwazabona amabuye. Imbwa ziramoka nta kindi zikora. Uwo muntu niba kuvuga nabi, niba gusebya, niba kwanga, niko ari. We mureke ukomeze wite ku bikureba n'ibigufitiye akamaro, kuko uzi ibyo ushaka. Ntukajye wemerera n'umwe wese gutuma ufata ibyo ubonye. Uko niko kuri. Impamvu akuvuga bagira ngo ubabare. Nawe iyo ubabaye umuhaye icyo yashakaga. Erega imibabaro yawe nibyo byishimo bya bamwe. Rero nawe igihe cyose bibwira ko bagiye kukubabaza, nicyo gihe cyawe cyo kwishima kugira ngo ubicire imigambi. Kubabaza umwanzi kwiza ni ugutuma atagera ku ntego z'ibyo agambiriye kukugirira. Ni gute umuntu yagukubita urushyi agira ngo wishime, aba agira ngo usare. Nawe sara maze umunezeze. Mbese wabasha gutsinda umwanzi nk'uwo? Igihe cyose uzafata umwanzuro wo guhangana na buri jambo ryose rivuzwe, uzamenye yuko wamaze gutsindwa. Ita ku bigufitiye akamaro, wite ku bikureba kurusha ibindi, ubundi bakomeze bababazwe no kubona intsinzi yawe, kuko intsinzi yawe niyo mibabaro y'abanzi bawe. Iryo ni ijambo ry'umusaza.